hagati y'ubugingo mwiriwe neza twifuje ibihe byiza yewe n'umutumirwa wawe ndizera yuko muri bwishimane natwe nagira ngo musabe yivuga izina. Nitwa Agape, ndabashuje mwese abakunzi b'iyi YouTube channel aho uri hose usanzwe bikurikira, ndagushuje kandi ndabashimiye ko mwanyakiriye kuri uru rubuga kugira ngo tuganire. Rwandakazi nkaba nubatse mfite umugabo nkaba ndi n'umukristo. Dusoma ijambo ry'Imana yababwiye ko ari umukristo, turaza gusenga turangije mu cyerekezo cy'amagambo turi babwira ariko akubiye hamwe. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Bakorinto ba mbere 13 haravuga ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Dukomeje ku murongo wa 4 haravuga ngo urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, urukundo ntirwihimbaza, urukundo ngo ntirugira ibiteye isoni, ntirubasha ntirushaka ibyarwo. Tugakomeza muze kuhasoma Bakorinto ba mbere 13 nagira ngo mwakire noneho atuganire. Umunsi ibintu tugiye kuganiraho ni the 5 love languages. Donc mu kinyarwanda twavuga impundo imvugo eshanu cyangwa langage eshanu z'urukundo. Hari abari babizi, hari abatabizi, ariko tuje kuganiriza cyane cyane umuntu utabizi, nubizi ayongera bitekerezeho. Ndagenda nzivuga then buri mwe ngende nyisobanura. Harimo physical touch, harimo words of affirmation, harimo quality time, harimo acts of service, hakabamo na gift. No kuvuga ngo muri umuntu dukurikiye nawe ushobora kugenda kuri internet biba bihari ugakora recherche zawe kuko bari byiza buri iyo ugenda wihugura. Rero muri reka duhere kuri words of affirmation. Ndagenda mbaha n'ingero gutyo. Bakunda kuvuga ngo abagabo niyo bahuriyeho benshi. Donc umuntu niba yakoze ikiza ubimubwire, mwakuhaja, niba avuye ku kazi ari down ukamubwira urabishoboye, uri umuhanga, nge mbona ubizi nge gutyo. Hari abantu babikunda. Iyo ni love language ya mbere, words of affirmation. Ugasanga nk'ababyeyi benshi bababaza abana babo, ugakura umubyeyi atarakubwira ikintu cyiza kuri wowe, bitabaho. Wakora ikibaka gukubita cyangwa akagira, ariko icyiza especially hano muri Afrika ukura nta na rimwe umubyeyi wawe arakubwira ngo uri mwiza, umukobwa wanjye uri mwiza. Ugasanga uri mwiza ya mbere wayumvanye umuhungu. Donc you're beautiful ya mbere agahita nyemeye bari no kukubeshya. Ugasanga umwana wageze muri adolescence, ageze za 16 ans 17 ans, na rimwe uramubwira ngo umwana wanjye uri mwiza. Cyangwa niba ufite umukobwa uteye neza, mbwira uteye neza, kugira ngo yawe uteye neza atazayumvana agahungu kari kumubeshya. Azamubwire ngo uri mwiza, mbwira ndabizi mama yarabimbwiye, you know, kubera icyo mubuildinzemo ya confidence ako karagaciyemo. So iyo ngiyo ndumva yumvikanye. Hari quality time. Quality time ni akanya ko kumarana n'umuntu, donc kuba uri kumwe n'umuntu, kugirana ibihe n'umuntu. Iyi ngiyi ni ikora nanone ku bantu umuntu wari we wese. Hari umuntu ukubwira ngo wanyima ibintu byose ariko ukampa umwanya. Hari abantu bakunda umwanya, kuba muri kumwe, tuvuge niba ari umugore wawe uzi ko akunda quality time, jya ushaka akanya mu cyumweru mugumane nko mu rugo murebana filime, ni quality time. Murebana filime muri salon, mube muri kumwe, musohoke muri restaurant, mube muri kumwe. Hari abantu bakunda kuba muri kumwe. Niba akunda sport mujyane muri gym, arumva ko umukunze. Quality time. Donc kumuha umwanya. Hari abana bakunda quality time n'ababyeyi, ugasanga umubyeyi ntaboneka, ahubwo igihe ubonetse uri kumurundaho ibi gift, nakuguriye iki, nakuguriye, kandi umwana ntabwo ari cyo akeneye ko muba muri kumwe nawe. So ahangaha natanga nk'urugero, hari nk'abagore babakunda quality time. Wenda umugabo ahora ari busy atamwitaho, nta hantu bahurira bamara icyumweru batarabonana,
aho umugabo azi agahita akuzanira gift. Akaba twagiye kuri acts of service. Ahangaha ni mu gifaransa twavuga service rendu, donc guha umuntu service, hari ukimukorera, hari abantu kugira ngo abone ko umukunda ariko umuranda service. Donc niba utamuranda service akumva ko ntabwo umukunda. Tuvuga urugero, mfite nk'amakurse nko mu mujyi, kujya kudeklara ibiki ngaho ngo ugiye ku irembo, ngo ngiye kuri banki, hari umuntu kugira ngo abone ko umukunda ariko wamukorera izo service, ukamubwira sheri reka rero nabigukoreye, nakugire kuri Rwanda Revenue, nakugire, avuga wow umugore wanjye arankunda, you know, kubera iki wamuhaye love muri langage ye. Urumva hari abantu niba tuvuge wenda yaragiye nko kwikorera nk'ikintu, ukagenda ukamwabira ibiryo yagiye kurya, kubona umukorera service akumva ko uramukunda biramuhagije. Niba wamutereye ipasi akumva ko wamuhaye urukundo. Bene uwo nguwo ushobora kutamubwira ngo wambaye neza, ariyo words of affirmation. Ushobora kutamubwira ngo wambaye neza ariko wamutereye wa mwenda we yagiye kwambara arangije, ubwo barankunda yantereye umwenda. So acts of service. Reka mbaye nk'urugero, nkanjye mugabo wanjye yarambwiye ngo love language ni acts of service. Donc umuhaye aga service kaba kamafuti, kaba ari ukuku umva kamafuti karamushimira, ibyo kubona uko narakubwiye merci nyine thank you nyinshi cyane, kandi wowe wumva ntacyo ukoze. Niyo tuvuge yaragiye nko kujya gukora nk'ikintu ukamugasha reka njye kukigukorera, arishima cyane. Kubera iki? Ko aba yumva ko umuhaye urukundo. So ahangaha ndumva cyumvikanira cya act of service. Twagiye kuri physical touch. Physical touch ahangaha abantu bayidefinisa uburyo bwinshi, harimo hug, hari abantu bakunda affection. Physical touch irimo affection. Hari abantu bakunda wamuhobera akumva ko umukunze, wamugenda umufashe mu ntoki, surtout nk'abantu bashakanye. Hari abantu bakunda ko muhora mufatanye gutya kumva ko niko umukunda. Harimo ibintu byinshi, harimo intimite, harimo ibintu byinshi bitandukanye. So kuri physical touch abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni love language y'abazungu. Bakunda abazungu bashaka ngo umuvugize iki, akumva ko niko umukunda. Waba utajya uba muri atashe cyane akumva ko ntabwo umukunda. Iyi ngiyi rero nayo irakora. Zako hari umuntu ushobora kumumasa amaguru akumva ko uramukunda, donc akumva ko nicyo kintu yumva mu rukundo. Icyanyuma ahangaha twavuga ni gift. Hari abantu bakunda amakado, impano. Ahangaha kuri gift nitanzeho nk'urugero, njyewe muri kiriya gitabo nasomye bavuga ko buri muntu, nta muntu utagira love language, ntawuba, ahubwo uba utazi kuyifite. Ariko iyo wicaye ugashishoza neza mu buzima bwawe, ukareba utuntu twose ugenda ukunda, usanga baravuga ngo nibura buri muntu afite love language ebyiri. Wow, nanjye ndizi. So rero nkanjye love language yanjye ni quality time na gift. Buriya nkunda gift, ndaza kubisobanura ko nko quality time njye abantu nkunda mbaha umwanya. Iyo ubona ntajya nguha umwanya mu buzima bwawe, menye ngo ntabwo nyine uraho, ntabwo navuga ngo ndakwanga ariko uraho. Ariko abantu nkunda, umuntu nkunda muha umwanya, yaba kuri telefone, yaba kuri message, donc nyine nguha umwanya. Yaba na gift. Gift njyewe kugira ngo umuntu anyereke ko ankunda, agomba kumpa umwanya, agomba kumpa gift. Gift kandi abantu bayisobanura uburyo butandukanye. Hari igihe nk'umugabo cyangwa umuhungu yumva ngo quality time y'umukobwa ngo ni gift, akavuga ngo ni materialist. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Gukunda gift no kuba materialist ni ibintu bibiri bitandukanye. Aho bitandukaniye, material nigeze kubisobanura kuri YouTube channel yanjye. Ifite YouTube channel yitwa Agape Hub. Hari umuntu twigeze gukorana ikiganiro tuvuga usobanura izi love language. Ngeze kubivugaho ko aba materialist n'abantu bakunda gift aho batandukaniye, nuko materialist we yoblija gift
kandi ikindi areba agaciro ka gift urukundo tuvuge urugero uri umuntu ndikokoye ngwaye parfum love language yanjye ari gift mpita nishima kuko umpaye nkavuga yuwa mpaye niyo yaba iyo parfum ntayikunda ariko nshimishwa n'icyo gikorwa unkoreye iyo parfum nkayiyakirana umutima mwiza ariko wa materialiste ahita ikintu cya mbere areba igiciro parfum y'amadolari 20 anguriye je nisiga y'amadolari 100 cyangwa 200 urukumva we ntabwo ahise atekereza icyo gikorwa umuhaye areba igiciro wamuha nk'umwenda ako kanya agatekereza yawuguza ngahe atandukanye na wa muntu uhereza umwenda akavuga yo bamaye gift nashake no kumenya igiciro so kuri gift ahangaha nkanjye urugero ndakwitanga urugero ushobora kumpa stilo yo kwandika nka gift nkishima numva ko nyine arankunda amaye gift arankunda ndishimye burya ushobora no kubona indyarya umbeshya ariko wama nk'ako kantu nkumva yo arankunda nyine amaye gift bimeze nanjye uburyo nerekanamo urukundo umuntu nkunda ndamuha ushobora kuguha n'amafuti nkumva ko naguhaye cyangwa nkaguha ikintu gikomeye ariko nkumva ko naguhaye gift nyine umuntu nkunda numva namuha tu nikomeze so kuri gift rero abantu bumva ko kugira love language yawe ari gift ari materialism ni ibintu bibiri bitandukanye bidafite naho bihuriye ikindi hano navugaho nuko tugerageze buri muntu uri mu buzima bwawe ukunda umenye love language umenye uburyo umuha mu rukundo unamwigishe yawe ye kuko baravuga ngo biba byiza gukominika umwigishe love language yawe tuvuge urugero niba umugabo wawe aza guha izo gift za buri gihe wowe ushaka quality time umwigisha love language yawe kugira ngo atavunika nawe udakomereka tuvuge niba ushaka ngo aguhe gift kamuga rero njye nkunda gift ni byiza kuvuga kugira umuntu atavunika guha urukundo ngo njye nkunda gift njye kuki utajya umbwira ko nambaye neza kugira ngo mutazabana utishimye kandi ari ikintu wavuga njye kuki utajya umbwira ko nambaye neza azamenya umugore wanjye ukunda ko bamubwira ko yambaye neza next time akabikubwira aho kugira ngo ugumane ibikomere ukomereka kandi ufite ubushobozi bwo kuba wabwira umuntu love language yawe ukamubwira mama njyewe tuvuge niba ufite umubyeyi mama buriya njyewe iyo unkoreye iki ndishimye ukabimubwira umubyeyi akakumenya ibi ngibi ntabwo njye mbikunda nkunda iyo umpaye ibi so numva ko aricyo ngicyo navuga kuri love language ko watangiye uvuga ko turi muri igihe cy'urukundo za Saint Valentin nubwo Saint Valentin wenda atari ya gikristu simbizi nta bumenyi bukomeye ariko ni umunsi isi yashizeho twese turawukunda iki gihe ni igihe cyiza cyo kugira ngo umenye love language ya partner wawe njyewe nta gihe kinini maze mu rugo mazemo igihe gito gishoboka ariko ni ibintu ni prepaye ni ibintu nize ni ibintu donc nakoreye ubushakashatsi menya love language y'umupartner wanjye nawe amenya iyanjye kugira ngo hatazagira umuntu witiranya ibintu numva ari icyo ngicyo nabivugaho wenda sinzi wowe icyo wabivugaho urakoze cyane kumva nanjye nabaye umunyeshuri ariko nefite utubazo tubiri nubwo kamusa n'uwagasobanura ndashaka kukubwira cyangwa se udufashe hari abantu community yacu ni abanyarwanda benshi babatumye gushaka ibitabo bashobora kubikora cyangwa se ntibabikora ni iki wafasha umuntu atazi kwimenya kenshi usanga abantu bariho ntibamenye ururimi rwabo rw'urukundo ni iki wamufasha kugira ngo noneho mugenzi we yaba atabizi nawe basi we yimenye noneho ka kabiri ni gute umuntu yakwiga kumenya ururimi rwa mugenzi we mu gihe mugenzi we atabizi icyo ngicyo cya mbere cyo kwimenya ikintu cya mbere banza umenye kugira ngo umuntu mbone ko nkunda
mbibonera he nanjye ese abantu nkunda mbere ku rukundo gute ako ni akambere aka kabiri icara ukore analyse y'ubuzima bwawe icara bwese hajya nkunda iki nushaka uzabyandika ahantu nuzajya ubona nk'umuntu aguhaye nka serivisi ukishima cyane ubinota ahantu nuzajya ubona nk'umuntu aguhaye nka gift akabona ntacyo bikubwiye nabyo ubitekerezo bwaki maybe ntabwo ariyo love language yanjye hari n'abandi bantu love language mu kwerekana donc kugira kwereke ko agukunda we aguha gift ariko we atari iye donc aha nabisobanura kugira ngo we umwereke ko umukunda atari kumuha gift ariko we kugira yerekane ko agukunda akaguha gift so ni utuntu umuntu ni self evaluation ni ikintu wowe wievaluatingaho mu buzima bwawe ukimenya ukamenya se nkunda iki gutyo nkanjye kuri acts of service akenshi iyo umuntu yankoreye serivisi ndishima ariko akenshi njye nkunda ibintu nikoreye hari abantu ukorera ikintu tuvuge uraje urugero umuzingiye nk'imyenda avuga unkoreye neza ariko njye ntabwo nkunda imyenda izinze gutya nkunda njyewe imyenda ninjye uzi ukuntu nizingira imyenda iyo umuntu anzingiye imyenda ndayibura mba nshaka kumenya amajinsi yanjye nyashiraha amakanzu yanjye nyashiraha so unkoreye neza pe ariko iyi serivisi nyine numvaga kuyiha aribyo byari kuba byiza hari abantu bakunda kwiha serivisi iyo uyimukoreye abona utayikoze neza kandi bikakubabaza wowe uyimukoreye so ibyiza ni ukwimenya hari ikindi kibazo cya kabiri ngo ni kumenya mugenzi wawe mbega numva bisa kumenya uko no kwimenya no kumenya mugenzi wawe love language sasa no kukomunika no kumubaza je nemera ko ugomba kubaza umuntu kwamubaza ese kugira ngo umuntu ubone uko mwitayeho ese nge nkora iki none yakubwira nk'ikintu ugahita wowe uvuga ikintu ambwiye niyo love language urugero niba ubaje umuntu ase kugira ngo umwereke ko ngukunda nzakora agahita akubwira njye buri gihe iyo uvuye ku kazi uhita uca ahandi ntabwo ujya utaha njye birambabaza yakubwira ati njyewe uzi yuko kuri Saint Valentin nta kintu wampaye byarambabaje umuntu akunda kado gutyo ukamubwira ati uribuka nkubwira ngo ujye kumfatira abana ku ishuri ukanga urabyibuka byarambabaza ati uyu muntu akunda acts of service urukumva donc ni utuntu ugenda urabaza it's okay kubaza noneho sasa akanyuma nasoreza umaze kumenya love language ya mugenzi wawe noneho urayisesengura neza urugero umaze kumenya ko Agape love language ni gift sibyo noneho ugahita utangira gusesengura kumuneka niyo utamubaza Agape noneho gift akunda zimeze gute nizihe ahangaha namenye urukundo rwe akunda noneho akunda iki akeneye iki ushobora kumpa isakoshi nyamara nkeneye inkweto muri ibyo bihe kandi umpaye muri love language yanjye ariko noneho ugasesengura ushobora kumpa amazi yo kunywa nari nkeneye ka fanta mu mubiri wanjye donc icyo akeneye ndumva ari ibyo ngibyo kuri aho ngaho navuga kuri ibyo bya love language akandi kanyuma nk'iyicano ya gikristo hari prédication nabonye ya Pasteur Marcelo umukongomani tunasiyigeze ni nziza cyane abantu badukurikiye wumva nk'igifaransa ugende wandike langage d'amour Pasteur Marcelo donc wandike nyine Pasteur Marcelo 5 langages d'amour niba ariko yabivuze hariho naho arabisobanura nayo narayikurikiye abisobanura neza cyane iyo aravuga nawe ngo arakagero yatanze kanshimishije ngo love language y'Imana nayo ni gift kuko Imana yakunze abari mu isi cyane yatumye
gutanga. Wow. niyo love language ye yaraduhaye nayo nyine yaravuga ngo nayo love language y'Imana ni gift. Ikindi yavuzemo numva ngo indi love language y'Imana ni act of service, kwa dukorera Imana tukanayikunda. Buriya Imana iyo uyikoreye ikintu donc yabisanishaga na spirituality. Avuga love languages zose ukuntu ziri spirituel. Imana iyo uyikoreye iki ngiki irishima. Imana iyo uyihaye gift irishima, ifatiye umwanya irishima. Amaturo iki so quality time umwanya umarana nayo irishima. Words of affirmation ni iki? Ni worship. Uri mwiza Mana, ukora neza, ugira iki physical touch ni cya gihe wumva Holy Spirit gupfukamira Imana muri kumwe so ibyo byose nyine ni love language. Sina Marcelo gusa, hari n'abandi ba pastors benshi bagiye bazigisha, benshi bijyanisha muri spirituel. Ndumva ari ibyo ngibyo. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo dukwiye kwidokimanta. Natwe turagushimiye ko waje hano, ariko cyane cyane wige kwimenya, umenye na mugenzi wawe. Kandi ntitwavuze umugore n'umugabo gusa, nawe wenda witeguye gushaka, ni byiza kumenya aya makuru. Nawe umubyeyi umenye ku bana bawe, ntawe udakeneye urukundo n'inshuti zawe. Niyo mpamvu twasomye mu Bakorino ba mbere, kuko urukundo ni byose 13. Ngo nubwo wakora ibintu byose ariko utagira urukundo byaba ari ubusa. Gusa ikibazo tugira ari nayo mpamvu twagira ngo abantu tubafashe natwe twifasha. Abantu bareke kubabara kubera kwitiranya inkundu. Umenye umuntu wawe, nawe wimenye, uve mu gahinda no kwikompara n'abandi. Igihe abantu babona abandi bakora ibi akumva ibyanjye siko bimeze, cyangwa abana bagakomeretswa no kubura ibyo babona ku bandi babyeyi bo batahawe. Ndagushimiye cyane, watubwiye amagambo y'ubwenge. Abantu bamenye yuko Imana ni urukundo, nk'uko tubwiye umukozi w'Imana. Ntabwo ibi byanditse muri Bibiliya, ariko iyi mirimo yose nako izi mvugo zose ziba no mu Mana. Rero n'abakristo nuko bimeze. Saint Valentin ntabwo ari abakristo, ntituzi n'uwabitangiye, ariko amateka arabitubwira n'ubushakashatsi. Ariko tujye dufata kino gihe tukibutsa abantu, tukabigisha cyane cyane kuri icano ya Kristo, kugira ngo bave mu rujijo nabo bashobore kwinjoyinga ubuzima bwabo mu Mana. Kuko Imana ni urukundo kandi Imana ni byose. Ndagira ngo musabe Agape adusengere, hanyuma ndagushimira ko waje usengere bari abantu kugira ngo bige kwimenya kandi bigane Imana ko ari urukundo. Let's pray. Mwami Yesu, Mana yacu, Mana ikomeye, tuje imbere yawe nk'abana bawe, nk'abana wakunze, nk'abantu watangiye igiciro, ikiguzi cy'amaraso yawe. Turagushimiye. Rero Mwami, dushyize imbere yawe iki kiganiro, iyi video. Ndakwinginze ngo ntizapfe ubusa, izagere ku bantu benshi, izabafashe, izatume buri muntu wese yitekerezaho, kugira ngo abashe gutanga urukundo aruha abantu, ndetse nawe umushoboze kurwakira. Rero Mwami, muri iki gihe isi yanduye, isi idafite urukundo, abantu badakundana, reka umanure urukundo rwawe ku isi no mu bana bawe. Uduhe urukundo, uduhe gutekereza n'urukundo rwawe, uduhe kugukunda, uduhe kugira na favor imbere yawe Mana. Rero turagushimiye ko dushoje iki kiganiro. Ubane natwe, ubane n'abacyumva bari bugikurike, ubahe n'ubwenge bwo gusobanukirwa n'ibyo tutavuze. Rero turagushimiye, byose tubisabye tubyizeye mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Turabashimiye kubw'umwanya wanyu. Agape afite channel, reka ivuga izina. Yitwa Agape Hub 250. Ni YouTube channel yanjye. Ifite content z'ibintu bitandukanye. Ntabwo navuga ngo ni ya gikristo, kandi ntabwo navuga ngo ni ya gipagani, kuko irimo ibintu bigiye bitandukanye kandi by'ubuzima byubaka. Harimo social life, harimo beauty, harimo health, harimo entertainment, harimo ibintu bigiye bitandukanye by'ubuzima tubayemo. So niba wumva wafollowinga, genda ukore subscribe, urebe amavideo yanjye atandukanye. Harimo video zifasha umuntu kuruhuka mu mutwe, just having fun, yako nabyo umuntu abikeneye. Nibyo muri make. Murakoze.
turakwishimiye cyane tuzongera kugutumira tubwire ukuntu abantu bagomba gusa neza abakristo cyane nabyo byabasije yadufasha ntabwo umukristo agomba kugira umwanda cyangwa se ngo ayoberwe imyambarire yakwambara mu bihe bitandukanye cyane cyane muri eglise. Imana iguhe umugisha, twakwishimiye nawe utaha abakunzi bacu. Bye bye.